Mamadusi nawe yarakoze. Hanyuma abakinnyi bashya ba PFC b'Abanyarwanda nabo ndabona cyane bose uko baguzwe bari bahari kuva ku muzamu Adolphe nimo ndari ifoto bifotoje bari kumwe na chairman wa Piara ni watangiye imyitozo nyine General Deo ni watangiye imyitozo y'umwaka ku mugaragaro uburyo yatangiye imyitozo hari Irambona ari we muyobozi wenyine uhari yamamba abonye byarakomerekeje abareyo sa nkaho kipa abayobozi ba Irambona CEO Ngebereke wana hano chairman arahari kipi ifite president nka sa ari Irambona gusa abona ifoto itameze neza chairman ari itameze neza ayikaza abakinnyi n'abatoza ku kibuga cy'imyitozo officially none Irambona niwe agomba kuba ari wenyine ku myitozo areyo abantu bavuga ngo ndakubashaka ibibazo bitari ariko byari wasanga ari wagaragaye mu ifoto rore oya ni wari uhari gusa okay wari uhari gusa so urabona ko bisa neza cyane rero ba Adolphe Hakizimana Adolphe nk'umuzamu arahari cyane ndababona rwose abasore bose bagiye basinya pasi Ngabonziza Pacifique arahari Omborenga Fitina Haji jezi yaperera mubereye cyane iragwa Haji Bugingo Hakim asa neza cyane mwambaro mushya kipe ya Piara ewana n'ibirango bishya kandi urabona ku myambaro y'imyitozo ibirango bishya birahari urugo yarahindutse already kuri izi jezi z'imyitozo so ubwo rero PFC yakoze nyine iyo myitozo ya mbere ubwo turaza komeza kubabona mbere uko berekeza ni imyitozo ya mbere ejo barita uyu munsi nabwo barakora iyo gahunda ngo ihari ejo bazajya ku Murindi ntabwo bazakora uyu munsi barakora ejo bazajya ku Murindi urabona umunsi wa kabiri ejo bagiye ku Murindi ubundi bazakomeza bagarutse umutoza rero nabo yarahari umutoza mukuru ubwo rero urabona ko PFC kabisa byijiyemo neza cyane ibintu byose muri PFC birasa neza abatoza bose bari bahari niyo kipe idafite ikibazo na kimwe kabisa mu mateka mu Kinyarwanda amateka mu Kinyarwanda rwose umutoza kabisa umutoza ariko nawe urabona ko kabisa aragaragara nk'umutoza w'umwansiye senior kabisa urugamba rwa PFC wayivugaho iki mu myitozo yabo ya mbere urabona ko omba bebe kuri ya mitsi kabisa mikayo mu mfundiko nayo ndabona asa neza cyane muri jezi ya Piara yes ni imyitozo navuga iziye igihe Lorenzo kuko ejo nagize amatsiko yo kongera kureba ku matariki sibyo aya ma equipe azaduhagararira mu cyo bita CAF Interclubs competitions navuga ngo ni imikino CAF Champions League n'imikino CAF Confederations Cup kuko abantu benshi basa nkaho babyibeshyagaho nabajije rero muri CAF bampa update kugira ngo tumenye neza uko bimeze ubwo gikomeza Axel ikindi nabwira abantu nuko muri APR bateguraga pre-season mu hanze y'igihugu mu bihugu bya Algeria na Maroc bari guhitamo hamwe ariko ntabwo iyo pre-season kibaye kubera ikibazo cya timing nyine na delay uko babyifuzaga siko byagenze amatariki ntahura ufite ngamo presione byaranze uko babyifuzaga siko babigenze uko baplaninze siko byabagendekeye bateganya kujya ese muri bihugu nari nkubwiye nyine hagati ya Algeria na Maroc ibihugu by'ibanye by'u Rwanda rwose so kubera ko batakigiye rero APR izashaka imikino ya gishuti isanzwe yes hanyuma yitegura umwaka w'imikino hanyuma rero update kuri ibi bintu kugira ngo rwose abantu banabyumve neza hano hari icyo bita urabyumva neza rore hari icyo bita reka manze mpere ku bakinnyi icyo bita registration window igihe cyateganyijwe cyo kwandikisha abakinnyi bazakina amarushanwa ya ya CAF y'amaklub start date itariki yo gutangira kwandikisha abakinnyi ya mbere z'ukwa munani turacyafite iminsi irenga 20 na yego end date 31 z'ukwa munani ngo nukwezi kwa munani kose yego kuva ku ya mbere kugera ku ya 30 hanyuma hano bakakubwira ngo hari cyo akandi gakazi handitsemo ngo eligibility bakakubwira ngo players eligible from the preliminary round abakinnyi bemerewe gukina ijonjora ry'ibanze rimwe rya mbere yego ubwo nibo barebwa n'itariki ya mbere kugera ku ya 30 z'ukwa munani kugera ku ya 31 z'ukwa munani noneho preliminary round muri iyi mikino ni ryari nayahe matariki imikino y'ijonjora ry'ibanze izakinwa kwa matariki 19 na 21 z'ukwa 9 19 na first leg dates equipe izakina tariki 19 cyangwa se 21 z'ukwezi kwa 9 yego ngo APR na Rayon muzibariraho
naho itariki ntiri fixe ariko ni hagati ya tariki 19 na 21 z'ukwezi kwa 9 ubwo rero urumva match za mbere zabo 19 20 na 21 z'ukwa 9 preliminary round match zibanze ko ziri kera champions imaze ibyumweru bitangiye imiti nikuriye muri CAF ndani rwose cyane ariko niyo byiza tumaze ibyumweru bibiri turi ba champions niyo byiza no tuyitangira championnat second preliminary round ni mu kwa 10 hagati ya 17 na 19 ubwo navuga ngo APR iramuka ikomeje izongera gukina none cya kigugu cyiza ni tariki zinga zivuge 17 na 19 z'ukwa 10 17 18 19 gushakira aho ngora imikino ibanza noneho rero APR ikoza amateka ikinjira muri ya matsinda ubwo ni muri 21 z'ukwa 11 no kuvuga ngo APR turi mu kwa 7 no ngo APR ifite amezi 4 ikamenya nibigiye mu matsinda cyangwa itayagiye ariko nareyo nuko c'est la même sauce c'est la même chose wewe oui afana ba PFC nareyo muraryohewe ariko APR y'uyu mwaka APR y'uyu mwaka uzise kimwe mu bintu byatindije bino bintu no kwandika abakinyi n'imikino rore na rigane ni Chan yego yap tujye muri